we yajyamo izo ni nk'ibitabo story riko iyo story ndayibafitiye ishyushye no izo nyama ni nyama twari turiho mwebwe nuko izo nyama barazifata bakazikata bakaziteka bakazitogoza ubwo ari nko kuri bonane cyangwa kuri bonane bagakubitamo umunyu ikintu bita amamesa ikimuri amamesa murayazi amamesa mu nyama ngaho yariye neza niyo sosi biryoshye wa muntu ngo inyama yishe ngo byari byagenze gute mujama nyine yaravuye n'umuvuga izina nta kibazo ko yapfuye yapfuye ariko yapfuye ubundi yagarukiye ubu ngo yamize izina namutumye nari ngiye kumutuma inyama kuri Noheli nibwo yambwiye story yo umuntu inyama zishe uwo muntu yaravuye guhinga afata inyama arazigura arebye kuko twebwe ukuntu bateka inyama bazishyira mu gisafuriya kazuturamo inyama nini ya 200 urayishyura 200 kingana ukuntu nyine runini none uwo mujama namenye yarafite ni mwo mukaba muri restaurant ahantu bateka inyama ni muri boucherie ako muri boucherie niho baziteka muri boucherie ntabwo baziteka kugira yitwara tuvuge ari nka restaurant zishobora kuvuga zigacuruza inyama ukagenda ugafatamo inyama imwe ukiciro desa zibaho none uwo mutipe arazifata ko bajya mu kamera zi arayifata arayirya ayiriye ntibari bagiye guhekenya kubera amerwe tayari aba yayimeze araza barazunguza baramucurika akaguru kamwe bazunguza barebe ko basi yaza bamukubita gutya ari ukuntu ngo bakubita mu bitugu abagabo b'inkorokoro barakubita bararuka bagira ngo arayicira ibyo birarangira umugabo yegera akaginamira noneho akagira ni nka gasozi akantu ko kwegama akagina nuko kwegamaho no yajya asa nk'uhwera bakagira ngo arimo guseka ari ifite umuhindo n'umujyi nari nashyushye muri make wari watogora mufatira igare mva nkumanukira ahantu bita ni ahantu hamanuka nyine mu gace k'iwacu ndakugendeye fata feri y'imbere nyine hari ukuntu ufata feri y'imbere igare rigahita ryigobanya akaguru gahera muri korona hari muri korona icyo gihe akaguru kaheze mu ki gahera mu mahembe mo imbere mu mahembe y'igare none igisumari kiba gifunze shimbura hano kirashimura nyine ukuntu sinzi ukuntu nazamuye ikabutura igihe babawe ndebye bana abana bo mu cyaro baba biyambariye n'udukabutura tugera nta kibazo bakarenzaho nyine bakigendera noneho nzamuye ipantaro amaraso nabonye uturaso duke nzamuye ikintu kiniki nashyiragamo urutoki ngo urukozamo aho wacitse igisebe narishyiragamo rukarengerwa noneho washiraga mu gisebe none ubundi iyo bikiba ku kanya cyagutoboye gutya cyangwa cyari cyashira igare umusumari iyo kwishe ahantu hari inyama nyine hano haba ari itako rimeze neza itako rimeze neza none gutera umushoti telefone noneho iyo gisharatu yuko ugira ngo inyama yavuye kuko hahita hasa amadoro iki gice gita gitandukana gutya kubera nyine gita gitandukana kimwe kikajya hano ikindi kikajya hano ndabona ngiye kumera nka babu ibaze niko bayivugira areke kwishyira nirarize mvuze induru none zirarapfuye namuseye ndavuga ati none zirarapfuye sinzi ukuntu nazamutse nyine icyo gihe mu rugo hari habaye akarori k'ikirori numvaga nahinze amafata ateretse hariya agenda mpita ngarama maze nk'ibyumweru 2
inyuzi itangira obe nibyo ngibyo bashaka kwatubwira namaze nk'icyumweru ndyamye nyine iwanyu batabizi se ko bari byagize babizi narazamutse nabo bakubitwa n'inkuba bariyamira bavuga ati icyo kintu ni wari umaze igihe ubihisha noneho ntabwo babikibonye uwo munsi wakomeretse waragiye uriryamira abakibonye ni abantu bari bari hanze barimo guteka barimo kwitegura nyine abo bashyitsi bari noneho barakibona ariko mama wiwe ntabwo urabona hari ukuntu umubyeyi nyine naba bagiye muri bwishi kwitegura ibirori biba ku mwana nyine ni umukobwa wo mu yiteguye byatari abandi barabibona ntibabimubwira nyine urabona bari bari muri bwishi ndagenda ndaryama icyumweru kirashira haza n'inka niyo zigaragara none imitsi ya hano umuntu narayifataga gutya ntabwo wababaraga se imitsi gute kereka iyo nagakururaga iyi mitsi ya hano imitsi usanga warayibonaga narayibonaga nkanawufataho none nakurura nyine nkumva noneho uko ukurura ko nawe uri nk'ubagagezi ndetse ntabwo ndi umwana nese ndi umwana umwana uri mu myaka 18 abaho 18 uri muri 20 se ndabizi ndagamuna narayibonye imbere je nta myaka umwana wowe uri agasaza ntabwo uri umwana oya n'umuntu urimo kutureba naturebere matama aracyariho nese urabona afite ubwanwa uribuka umuntu twari duturanye yari akuze koko ariko agendana natwe aturuta cyane ebana yari afite ubwanwa bwinshi kumbi yahoraga bwogosha buri gitondo somozi none twari tugira ngo ni mugenzi wacu kumbi umuntu arabaruta niyo wakogosha ubwanwa yahoraga bwogosha mu gitondo obe nawe ahise amumenya niyo wakogosha ubwanwa ese nawe rero oya niyo wakogosha ubwanwa kaje hano haza uduhere reba ni bano se nutwara abantu bagira imyaka myinshi ariko batajya bamera ubwanwa tubizi hazaho rumwe cyangwa tukaza hano oya hari n'abantu batagira hari abantu batagira ubwanwa ari ndanasaza nta bwanwa agira biba ku bantu sinzi abantu bibaho ariko njye ntabwo byambaye anyways mbahaye ikaze ku muryango mugari wa 10 TV twatangire muri story ntitwabakira story za Ezra hano dufite umutumirwa wiyita umwana dufite umutumirwa hano ndamwita Ezra tubaye ikaze murakoze Darlene ameze gute meze neza wishimiye gute nishimiye kuba Ezra agiye kuduha story agiye kudusangiza ku buzima ahantu ubuzima bwo mu cyaro butandukanye n'ubuzima bw'i Kigali byanga bikunda umaze kugira experience Kigali byabanje kungora nyine byaragoranye tutarinjira muri byinshi ndagira ngo nibutse abantu batarakora subscribe mutubere mukore subscribe comment and share kandi mujye muri ibi kiganiro cyose life nujya gutera commentaire ujye ubanza byibura urebe utere ku byo wumvishije n'amatwi yawe sibyo ezi sinze kwiharira ijambo dale ni ubwo udafite mikoro sinzi kuri bwisanzure bihagije ikamufasha nanjye ndafasha gutya iyo ko ku munwa ndiyaminiya nta kibazo ibi ni ihererekanya bubasha ezi umeze ute umeze neza cyane how is Kigali treating you How is Kigali treating you? Yasoma Ezra. Yasoma. Umujyi urawubona ko tumaze kumenyera. Kigali gufashe fashe neza. Ndabibona nyine namwe umuntu ako ntabwo yambonaga nk'abantu bambona bo mu cyaro. N'abantu bo mu cyaro bakubona bibona se harimo impinduka ntabwo yari. Ese zigenda uva ikibazo cy'amasiko mfite. Mbwira ikintu cya mbere cyagutonze ukigera muri Kigali. Mujya mu bingira muri Kigali cyakuvuna. No kujya muri douche zirya amazi amanuka. Ese atubwije kuri pe. Kimba bwije kuri. Uko biriya bintu nabibonaga mu ndirimbo no mu cyaro umukiri bari ntayo afite iradushe
je sinzi abafite umukire kabisa umukire mu cyaro cy'iwanyu baba bafite dushe zisanzwe z'amazi bimwe twarana ngiye nagiye mu cyaro izi nkabona abantu bafite amadushe ameze kuriya cyaro ni icyaha za Rusizi za nase Rusizi ahubwo nzi ko ari cyari icyaro cya nyuma Rusizi Rubavu aho ni mu mujyi azivanye mu mujyi erega kwa Izira ni Nyaruguru harya ariko Nyaruguru se si hazwi cyane naho harazwe ariko ni Rusizi ni mu mujyi Rusizi ni umujyi w'Icyangugu oya umujyi wa Rusizi ahubwo ni Kamembe noneho aho ngaho Rusizi akaba ari hehe Rusizi nyine ni ahantu bita gutya naho ni Icyangugu sibyo ra wiburana kuko Nyaruguru itandukanye na Rusizi nakubwiye yuko Nyaruguru dushe harya zino dushe za kizungu mazi amanuko bazita ngo iki mu Cyongereza Rekezi abanyeze mishishe nicariye hano oya nyine dushe mu Cyongereza bayita bathroom niba rero dushe zose ari bathroom ntago mbizi ubwo nyine ahubwo zino toilette za kizungu zimeze nazo araza kutubwira experience zino toilette za kizungu zo bazita siège mu Gifaransa ariko mu cyaro iyo bakoze ishyano mu kire wawe shyiramo udukaro muri toilette udukaro muri toilette no muri ariko ikaba ari dumburi adaha amazi yimenaho ariko iyo mu mujyi hana amazi amanuka no kuyifungura birakanganye nese warayoze bwa mbere yabona nyine warayoze urayishimira narayoze ndahagara umva ndafiringa neza uko amazi amanuka noneho numva nageze mu isi ya gatanu amazi akajya amanuka neza nkumva fresh ako no mu ndirimbo muzirandira indirimbo za Diamond nese indirimbo nabonaga mu ndirimbo uri mu rugo mwarebaga televiziyo nanjye nta kibazo byo wabashaga televiziyo najyaga kuyivunga hari abantu babaga bazifite ni satire ukagenda mugatondo umurongo muri n'icumi mugiye kureba televiziyo ariko nani Kigali kera byabaga naga abantu benshi bagiraga amateleviziyo nubundi hari abantu benshi bajyaga kuvumba obe yagiye kuvumba televiziyo kenshi cyane big time kabisa cyakoze batumaga tujya koga none reka abantu bazagiye kwirira rero sasa haje abana nk'igihumbi baje kuvumba televiziyo bahitaga babareba kandi mwoze bagaho mujye koga ibirenge ngo mujye koga mutanduza inzu noneho kwicara mu ntebe reka ariko kera bajyaga bavuga ngo nyine bakabicaza hasi kuri tapi cyangwa se baba batayifite mukicara hasi umuntu nyine akabona wenda bimeze nk'ibirimo ubwirasi n'ubwibone ariko reba nawe ubu ngubu nibwo mbibona reba ufite abana bagera nko muri 20 bahora bazi wawe byine intebe muzicaramo muri bangaye mu rugo zigasaza none bibaza abana bangaye bangana gutyo urumva harimo wenda n'abaje batoze harimo abagize gute umwana ntakira bayita bagiye kwangira ahubwo bari abantu bajyaga umutima mwiza maze akubuya ngo wicare mu ntebe reka zari gusaza ayo namwe mwajyaga kuyivumba ahantu harimo itandukaniro mwajyaga kuyivumba kwa bene wanyu cyangwa ku muturanyi ariko nafataga iya mbere nimugoroba mvuye kwiga ndangije no kujya kuzana amazi tayari mu isatire nta kindi kintu kinjyanyeyo guhagarara indirimbo ayireba amagazi ikarangira akajya indirimbo nka veni uhagaze kandi nta kibazo hari ikibazo kinini cyane n'umusinzi yasohoka akagutaza ugakomeza ukareba niyo mpamvu ni ikihe kintu wabonye i Kigali cyiza cyane ukavuga ati ebana kabisa iki kintu mu cyaro kitari wenda iyo dushe ni iki wenda ukavuga ati iki kintu mu cyaro nanjye ninjyayo nzabemeza njye mvuganisha iki kintu narakiriye cyangwa se ikintu cyanyemeje jewe hano i Kigali wari ubonye n'amaso yawe bwa mbere nari mbonye n'amaso yanjye
umva no mu cyaro no kukibona sinzi nakibonaga kuri televiziyo nyine nk'ibisanzwe bita pizza ariko pizza ikomeje kuba pizza ikomeje kuba mbere y'imbwiye kuko pizza ubu nabisobanura ute genza imigati no sandwich n'amarindazi amwe y'ijana ibidi amwe y'ijana asanzwe ariko pizza yo nari nzi ko rwose nani Kigali nenzi wari uyizi se byibura wari uyiziho cyangwa nayo wayumvise nta wari warigeze kubona muri zo mu ndirimbo nayibonye uzi n'ukuntu yitwa waje Kigali uzi ukuntu yitwa gusoma kuri cya gikarito cyayo nko mu ndirimbo hari igihe bakina bayerekana ibikarito unanditseho pa na i na za ebyiri na a batuvuga ati ni pizza numva bavuga none ngeze hano I Kigali ndayibona ndanayirya pizza narayiriye ikindi kintu kinangaza ni ukuntu botsa inkoko mu cyaro none ukuntu wenzira yavuga story mu cyaro baba bafite inkoko baba boroye inkoko ukanabibona ariko inkoko ukaba wanayifata ikaba sinzi niba inkoko itsitara ariko ikaba yagira n'ikibazo muri urwo rugo papa wanyu nakaga muba mutoye yagukubita na paka igize n'ikibazo akumva yapfuye ntabwo barya inkoko se bayirya rimwe na rimwe ariko kumva ngo yapfuye kurya hari nk'igihe inkoko yagira ikibazo ukavuga ati papa rero ino nkoko tugomba kuyibaga uvuga ati urayibaga ari we wayishe ntabwo bapfa kubaga inkoko ngo bayirye ntabwo bapfa kuyibaga barya amagi ntabwo ndi kumva iyo fenomene bashatse kuvuga ko badapfa kurya inyama bipfira hehe ntabwo bapfa kurya inyama ziba ari izo kugurisha ntabwo ari izo kurya ntabwo nisinzi niba inkoko nizo zitaribwa hariya ntabwo ndi kubyumva izo inkoko barazirya ariko cyangwa inkoko zirya abakire n'abakire barazirya bityo ushobora papa yawe ushobora kujya guhinga ugasanga inkoko yapfuye ukavuga ati n'uko yishwe n'iki ati wayishe kugira ngo tuyibage kandi ntabwo bindimo uko nyine no kuvuga ngo ni ikintu kidasanzwe kugira ngo bakibage bakirye ni ikintu wenda bavuga ati ibi kintu no kukijya kuri Noheli cyangwa kuri Bona iyo nkoko tugomba kubirya no kuri Noheli hari n'igihe batayibaga zikaba ziraho gusa akayishora mu isoko akagura ibishyimbo cyangwa abameze nk'umuhombeje abameze nk'umuhombeje na cyane aho nese yayishoye akaguramo nka 10 z'ibishyimbo mukazirya cyangwa bingahe mu buryo buri ekonomi ibitebo murabizi ibitebo icyayi si cyo bikorera ibi bimwe bikorera akagenda akaguramo ibitebo 2 by'ibijumba mu nkoko imwe nese nkoko imwe igi ikagura 7,000 hari story ugeze kumbwira z'ukuntu muteka inyama mu cyaro niyo nkoko iyo bayishe bakayiteka barayifata bakayishyira bateka mu byungo ibyungo murabizi udukono bakayiteka ibiryo byo mu dukono biraryoha niwe byiyumvisha njye naje mbihunze nza kurya ibyo mu isafuriya ariko biryoha oya biraryoha ntabwo bisidare ntabwo urabirya ibiryo byo mu gakono biraryoha ikintu cyo mu nzakagura mbigutekere ikintu cyo mu gakono kiryoha inyama ahubwo namwe cyangwa ibishyimbo dukaranze ako buri ikintu ari ikintu njya nibaza buriya inkono ntabwo ivunguka iwe yajyamo izo ni story iri mu iyo story ndayibafitiye ishyushye izo nyama ni inyama twari turiho mwebwe nuko izo nyama barazifata bakazikata bakaziteka bakazitogoza ubwo ari nko kuri bonane cyangwa kuri bonane bagakubitamo umunyu ikintu bita amamesa ikimuri amamesa murayazi amamesa mu nyama aho ngaho yariye neza amavuta bahita batugusa nyine zigashya buri mwana agafata amanyama akarya
akajya agenda yikoreramo ikinyama kingana uko ibyo kakaba karabaye umunsi mukuru ukaba wabaye babitogosheje n'amamesa gusa nta kindi kintu bashiramo baratogose nta bitunguru nta nyanya igitunguru cyo hari igihe bagishyiramo inyanya ese inyanya bazishyiramo inyanya bazifata ukazishyira mu bintu bitogosheje ahubwo umusirimu arabikaranga ndimo kuvuga mu bukene mu cyaro nyine mu cyaro barazitogosa gusa bagashiramo amamesa nta kindi n'umuntu gutyo n'umuntu bakarya niyo sosi biryoshye wa muntu ngo inyama yishe ngo byari byagenze gute mujama nyine yaravuye n'umuvuga izina nta kibazo ko yapfuye yapfuye ariko yapfuye ubundi yagarukiye ubu ngo yamize Ezira namutumye nari ngiye kumutuma inyama kuri Noheli nibwo yambwiye story yo umuntu inyama zishe uwo muntu yaravuye guhinga afata inyama arazigura arebye kuko twebwe ukuntu bateka inyama bazishyira mu gisafuriya kazitoramo inyama nini ya 200 urayishyura 200 kingana ukuntu nyine runini none uwo mujama namenye yarafite ni mwo mukaba muri restaurant ahantu bateka inyama ni muri boucherie ariko muri boucherie niho baziteka muri boucherie ntabwo baziteka kugira yitwara tuvuge hari nka restaurant zishobora kuvuga zigacuruza inyama ukagenda ugafatamo inyama imwe ukishyura desa zibaho none uwo mutipe arazifata ko bajya mu kamera arayifata arayirya ayiriye ntibari bagiye guhekenya kubera amerwe tayari aba yayimeze baraza barazunguza baramucurika akaguru kamwe bazunguza barebe ko basi yaza bamukubita gutya ari ukuntu ngo bakubita mu bitugu abagabo b'inkorokoro barakubita bararuka bagira ngo arayicira ibyo birarangira umugabo yegera akaginamira noneho akagira n'inka gasozi akantu ko kwegama akagina nuko kwegamaho no yajya asa nk'uhwera bakagira ngo arimo guseka yaba arimo guhatana n'inyamukuru bavuga ati uyu muntu ni imitwe bakanyamara guseka uyu muntu ni imitwe uyu nguyu arimo kubabeshya ahubwo ni murangara arahaguruka ahita ni muntu bamushungereye uko ahwera bavuga ni imikino birangira umuntu ahwereye apfuye byo gupfa bajyana kwa muganga bagira ngo nanone ni muzima bageje hepfo sinzi uw'intyoza bavuyemo aravuga ati n'umuntu yapfuye kare ubwo mwe mwitwereye umupfu yewe inyama ibikoze ishyano inyama arikoze byo da niyo mpamvu inyama mujye muzitondera ari inyama nta nubwo ari n'ikintu cyo kareka inyama ni nziza nuko yari ari inyama nini ubwo ngubwo akayemera gutya inyama ni nziza zikomeza amagufa ariko zisazisha vuba baze nawe ikintu gituma usaza ni iki kintu cyiza uzi mu cyaro utajya ubona i Kigali ikintu nzi cyiza kirahari ikintu cyiza nzi mu cyaro guteka ku mashyiga guteka ku mashyiga n'inkono yego biba bifitemo challenge nkeya ariko ibyinshi nibyo byiza byabo ko icyo cyiza se mu guteka ku nkono urota kota nicyo kintu gihumbi ukumbuye kota ukicara mbese niwateka kumbabura ukota imbabura ntago wayota niyo kintu se barya mu cyaro utari wabona inama like wumva ukumbuye ibijumba biriho ibishishwa byabyo nta bihaba se icyo tubiteka no mu rugo tubiteka bihasi ubwo bunyemo biteka uzi ukuntu babyita mu cyaro ndabizi ariko amaganda ntago mbizi ni amaganda ibijumba gramere yajyaga bivuga ni ibijumba bakuraho udushishwa twayo igitoki se igitoki batekana n'ibishishwa byose ibyo mu cyaro birahabi ibyo gisinzi mu cyaro ntabihaba igitoki naguze igitoki bafata bakagitogosa n'ibishishwa bakaza kugitonora kigize ariko nyacyo nzi cyitwa amaganda icyaro cyacu ibyo bintu ntabihaba buri cyaro kiba kigira utuntu twabyo cyo koze noneho mu cyaro ibyo ngibyo by'ibijumba cyangwa nuko kota waba witekeye nk'ibishyimbo birimo n'umushogoro cyangwa utuntu tw'utuboga
kuzamo kajabura ese buriya mu cyaro bajya bakaranga ibiryo ariko bakarangisha mu misa ese hano wari utuye ahantu nyine mwe mutuye gukaraba byari ibintu nyine abantu bose bisangamo gukaraba umuntu yakarabaga agiye kuvuga umubiri gukaraba umubiri wose kwiyuhagira muri dushe nyine byose nk'umuntu utarabaye mu cyaro niwe gukaraba umubiri wakarabaga umubiri bakujyanye kwa muganga naho kandi kwa muganga naho kandi warembye naho kandi warembye bavuga ati uno mwana bashobora kumwambura ukamutera nk'igishinge ukabona ugasanga bibaye ibi kuko hari ukuntu muganga yahita arwara arwazwa n'iki arwara n'umwuka mubi cyangwa urushinge akarutera ntirwinjire kubera umwanda ubwo umuntu amaze igihe kingana n'atatuka bivuga igihe ki mbese umwana aragiye hari ibintu bora bikururaho bita rwesa mwebwe ntabwo byo muzi rwesa umwana yiriwa mva agakura nyine imirimo yo mu cyaro murayizi avoma agataha akaryama uko n'ivumbi hano mu gitondo yajya kwiga akagira uko utuzi yakwisiga amavuta nayo yahita yongeraho yita yongeraho ibintu bita magasinzi mubyumva ivumbi rikamujyaho bino bice byose ikibuno none icyo aryamisha y'abanyara no kuburira ariko inkari ziroza noneho yagize amahirwe abanyara ku buriri kuko inkari umuntu unyara ku buriri ufite ikibuno gitotagira pe abasa neza ku kibuno iyo nyara ku buriri iyo umuntu anyara ku buriri atoga abarushaho undi udakaraba abasa neza kuruta wa wundi udakaraba ariko noneho atananyara ku buriri kuko iyo utanyara ku buriri ivumbi rikugumaho n'ibyo uryamaho kuko nabyo biba birimo umwanda bikagufatira wabyuka mu gitondo wakukubitaho amavuta akubira mu mwanda mu cyaro nta bantu bagira isuku babaye nyine bagira isuku babayeho nk'uko tubaye nigeze kumva ngo abagira isuku babita birasi nibyo nk'agakobwa ako gakobwa kavuga ako gakobwa nk'agakobwa hari n'abahungu b'imbonera imbonere ni ukuvuga abibone nyine ubwo aba afite isuku aba yoga ugasanga umuhungu yiyambariye nk'aka gapapa kanjye ubu nawe waba uri umwibone mu cyaro gutya ngeze mu cyaro bati wa mwana utangira ibyo kwibona nutagenda neza kakubayeho noneho ugasanga umwana yaba avuye nko gukorana imirimo ye n'iwabo cyangwa yaba arangije imirimo ye akoga ukabona asa neza umva n'ivumbi umva akajya agenda yitonze abasa neza wanamwegera ukumva nta mwuka muba afite cyane uwo mukobwa ese undi yari abura imyuka mubi mujya muyumva barayumva kandi bose baba bari uko bameze oya umuntu kurya gucaho ukumva ibana icyo emaye nkawe nk'umwana akagucaho yanyaye ku buriri imyenda atayimeshe atahinduye n'imbere icyo yambaye kirimo inkari biba binuka na wa mwanda ivumbi nuko nuba byivanze n'inkari ariko njye hari ahantu njya numva nahaba basi nk'icyumweru hari ahantu reka nguhe nk'urugero rw'ahantu nabonye utuzu tumeze gutyo urabona iyo uri kujya Rwamagana niba ari muri Rwamagana niba ari muri Kayonza sinzi nyine muri iyo mihanda hagati aho ngaho nta ujya ubona nko ku ruhande gutya y'umuhanda haba hari utuzu dufite imbuga ikubise neza duteye n'icyondo cyo mu kabande duteye niba ari icyondo niba ari akarangi sinzi utuntu icyondo ababyita ko bisanzwe baba bakubuye ariko oya ndi kuvuga ku nzu bafata ubundi icyondo cyo mu kabande ukubona ni akazu kari smart gasa neza gafite imbuga ikubuye cyane gafite urugo rw'imiyenzi ariko rukase neza urarabona nameze gutya hari ahantu njya numva mba mbona hariho ahantu umuntu yajya nyine akarifreshinga mu mutwe ukumva umeze neza ariko abo ngabo nibaza ko batababayeho nk'abo ngabo ariko baba bakaraba nibura kubura akagera bakaraba nakubwiye ko icyaro cyacu
nk'iyo umwana yiviriye mu mirimo yiwe agakaraba akamara agapantaro kiza nka kane agakubitamo agapira yakwigira nko mu isatere akavuga ati uriya muntu bwirasa bukura he nese ubwo iyo ugeze mu rugo ubwo nawe ugerageza kutaba umwirasi cyangwa iyo ngeze mu rugo yaba atabivuga ese bavuga ati n'umwana ito baba bavuga ati umwana avuye i Kigali ako sibwo reka nkubaze ishuri ryigiramo abana baba bameze gutyo ubwo biba bimeze gute waje atoze waje nyariye waje primaire bwa bwana bo taramenya no kwitaho primaire ho ukinjira muri gate wakijwe n'agahumuro tubone hinduka kuko kereka iyo badafite nk'umudiregiteri wita twebwe ikigo twizeho umudiregiteri wacu yatwitagaho ari abadiregiteri nyine kuko leta y'u Rwanda yarabisobanuye pe usanga abadiregiteri abarimu mu gitondo iyo tugiye kuri parade barabanza bakatureba isuku bakaza baba bafite utuntu bakagukoraho ku nguko babona hiceho umurongo w'umwe hakwicaho umurongo w'umwe bavuga ati no mwana bavuga ati bagakubita amazi bagakubita iki cyangwe ukajya waba urwaye haba iboro bita imbaragasa ibyo ngibyo nta muntu ugeze urwaye imbaragasa nawe nayo yarwaye nani yigeze kwinjira yinjira he mu mubiri i Kigali rero ni hano yinjira he mu mubiri yinjiramo mu mano mu mano igatura imvunja imvunja ariko ngenza abantu bayirwaye imbaragasa ijya mu myenda oya hari imvunja imbaragasa zo mu myenda zimwe nini ikuruma kishima hari n'indi kujya mu mano ikakujyamo ikakuriramo ukayihandura igihe nyine hari n'igihe imvunja iba ari imbaragasa imvunja nyine bari yo mbaragasa imvunja bari mba ubundi imvunja ndayizi imbaragasa imvunja amenya ari agasimba oya imvunja ibikaba kameze nk'akantu k'akagi k'umweru gafite akantu kamera akadomo k'umukara mukitiranye ibintu sibyo nanjye ndumva ari akantu kagasa umweru imvunja niyo mbaragasa yihanduye ariko iyo ikikwinjira ubundi imbaragasa ziri ubwoko bubiri imbaragasa nini zijya mu myenda zo ziba ari nini tugaragara ko ari utwo tujya mu mano ni utubaragasa duto karakwinjira kagatobura mu ino kinjiramo nk'imbere wagira ngo uribuka niko gahita kaba imvunja noneho kageramo kagasesa iyo karimo gusesa rero kugira ngo gaturemo mu ino gaturamo none se karapfumura kakinjira mu mubiri iyo karimo gukora ikirezi karapfumura iyo kari kugira iki iyo karimo gusesa nyine kugira ngo ukabone uko aho gatura nibwo ukumva neza ndashobotse cyane neza udashobotse cyane nimwe mudashobotse iyo karimo kuhategura neza ukazatura nka nijoro uryamye icyo gihe iyo urara ku biboro bita imisambi murayizi biba bigoye gusobanura namwe mutareka imisambi turayizi umusambi urarugira uko n'iwanyu bakagira ngo umujura aratoboye urimo wishima umusambi ukabyuka washwanyagurika ushima byateguye none se imbaragasa ubundi imbaragasa ipfumura mu kirenge gusa cyangwa na hano ku mubiri ushobora kuhapfumura nicyo kintu nabonye kitabaho ariko hari aho irengera hari n'igihe irengera ikajya ku jisho iba yarengereye izo mbaragasa ukuntu ziba zibayeho izo mbaragasa ziba zigira agasuzuguro gatoya ku jisho cyangwa ku kibuno hari abantu zijyaho ariko njye ntabwo yigeze ijyaho bayakugiye ku gatsi wabimenye uteze yewe ku kibuno hari abapeti bazirwayeho ku gatsi mu mano none se ko munsi y'ikirenge ari wakomera ni ku cyari wiki sinzi nanjye ikibazo sinzi ukuntu biba bimeze sinzi karagiteri zazo ariko nyine narize naza bikorera ubushakashatsi ubundi izi mbaragasa ni bwoko bite byazi imbaragasa ziterwa n'ivumbi niba nibeshye n'ivumbi
inda zigaterwa inda ukuntu ziterwa rero ndamenya ariko inda iyo yakugezeho nk'ubu nkawe nyikuye mu myenda nkayigushyiraho cyane nkayigushyiraho kaba kabaye iragenda igatura ikabyara mu myenda utuntu tumeze nk'imigi iyo babyita imigi nanone ikavuka bijya kumera nk'ibiheri noneho nabe ni igiheri se ko cyo kiri ubundi bwoko nigeze kuzana umukobwa yarafite inda none ayimenye yarafite inda eban hano mu rugo cyumba cyo hano mu rugo andi zacunge ni utabara nzene delivery gusa sawa urumva ariko kugira ngo bishire byarangoye cyane biragorana yaranagiye bimara hafi n'ibyumweru binga byaranze gushira kugeza twasoye mu cyumba cy'ibintu byose niyo wabigenze na matera n'ubu ngubu wabona hakiri udusigazwe oya haryo imbaraga sa tundi ugira gutyo ukabona turasimbuka ukuntu oya nawe natumeze nk'imibu inda imeze nk'imibu utubudu urara utuzizi siko bimeze imbaraga sa inda nkubwira ukuntu bimeze kaba ari agakoko gato gafite umurambararo ugize uku inyuma hafite akantu gasongoye imbere ikoze uku ifite agatwe gato hagati byimbye mu gatoya nyine kaba ari agasimba gato noneho gafite utuguru tugenda dukoze uku kaba kagaragara cyane ku buryo kari nkano wakabona kereka ugashyize hanyuma inda niyo ndimo kubwira iyo niyo ndavugaga imbaraga gutya utapfa kugafata gasimbuka cyane akabara gasa niko nyine wowe urimo kuvuga ndimo kuvuga inda ijya mu myenda indi ijya mu myenda ariko n'imbaraga sijyayo ariko imbaraga sikuriye kakurira hano cyahita itarukirana hano ikuriye none uri nko mu kiganiro oya hari utwo umukobwa yazanye two sinzi ndaruduki nimba ari imbaraga sa izo nda kuko niyo umesha umwenda nigendere wamwirukanye kubera inda none twaragiye kuziduteza inzu yose ntabwo zari kubagira kandi none bafata n'umwana undi se ko nta mutezi igira umwana w'undi se ko nta mutezi igira ariko ikintu cyabiteye uzi ikintu cyabiteye yaje afite ibisuko mu mutwe arangije igihe cyo kubihambura kiza kugera abihambuye uzibonamo oya amazi yameshe mu mutwe nagize ngo bayakoropesheje amazi bimeze bite ngo nyine ngo ntabwo narimetse koga mu mutwe wasutse ryarese ibyo bisuko bimaranye kingana ngo mu mwaka n'igice ngo baba rero babyita kumara ama yawe ayo yari atarashiramo umwaka n'igice n'ukuri kw'Imana ayo yari atarashiramo none niho nahise mbitekerezaho bintera gucekinga cyane cyangwa haba n'ikibazo ariko amazi ntibaba bayabona mu buryo twamenyemo mu cyumba cye ibintuze amazi ashyushye matera turatumbika mu mazi ashyushye ibintu byose turasohora aho ngaho inda zihita zigenda ubundi inda urazitogoza ariko uyifashe ukayitwika ku mbabura ukagata mu mbabura nkawe nyifashe nkayimushyiraho yamara nk'umunsi naracekinze ko ikimuriho nkayimuvanaho nkahita mu mbabura inda wajya kubona ubu inda ziramutwaye ziramujyana natangiye kutubwira imigani oya nabyo kubuki naby'imigani inda iyo uyitwitse zikwibaburiraho ngo inda uyitwitse zitazimwuzura inda zirakurwaza mu myenda wajya ugira ngo ukabona ziramaye nkawe aho wicaye zigatondagira ibaze nawe urwo rupfu inda wayitwitse ntabwo zirakuzura aho wicaye zigatondagira zikava hese ziba ziva mu myenda aha hose wishimye bigashira nanjye wabona narazirwaye ariko byarashize bari bigukoze nawe bari bigukoze narayitwite nese mu cyaro zitagukurikiye zarankurikiye nyine bigeraho bikarangira gusa wagira ngo bijye bikugumaho ariko nyine bibigiye gito ariko wagowe ukishimagura ugasanga umubiri hajeho ibintu by'ibihara ibintu bimeze nka biriya bibuye ugasanga wabaye umweru
ubwo inda ziterwa no kutoga inda ziterwa imbaraga se zigaterwa n'ivumbi nabyo n'umwanda none sezi amazi kuyabona nyine mu cyaro ntabwo ari ibintu bigoye kubona nk'ayo mazi yo gukora isuku mu rugo amazi rero ni n'icyo nakubwira ntabwo uzafata amazi wavomye injerekani iyo wavomye injerekani uba wumva wakabije ariko hano i Kigali uba ufite amataka atatu agerekeranye ni ukuvuga ngo mujya kuvoma kure bigoranye uvoma injerekani mu rugo rwose ukavuga ati zira yavomye niko kazi yari afite injerekani ntihari ngaho mbwira ukuntu uzasuka karindwi ukakimenaho waba uteje igihombo gikomeye mu rugo ese ntibavoma amajerekani menshi se menshi uko ni kure tuvuga ariko icyiza cyacu leta yacu n'umubyeyi kabisa hari ahantu nigeze kujya gukorera mu Ruhengeri mu cyaro ndi gukora mu bintu byo gukora imihanda dale hari mu cyaro kuva navuka n'ubwa mbere nari mbonye ahantu hameze gutya handi hatajya utapfa no kubona ahantu habona gutya haba ameze nk'asa umukara no mu Ruhengeri kwa ko habaye n'amakuru ubona ikirere cyaho kijimye ukuntu utazi ukuntu gisa handi bambonaga wowe nk'izo kujya uri inzobe gutya bari kuzagushimuta bakajya mu rumuzungu barambonaga abantu bose bagahagarara ku muhanda banshungereye babona hari ndi nk'umuntu udasanzwe urumva ibaze noneho nkahura ubwo njye nadiringanaga n'aba gitifu babo barantinyaga noneho bari barashyizeho nasanze leta yarashyizeho gahunda yo kujya bagenda bakura abantu mu nzira bababwira ngo bajye koga ariho niba ari umutwara sibo niba ari mudugudu akagenda abaza muze woze niko mu cyaro biba bimeze nk'umugore agatamubwira ati reka noneho wahaca utambaye inkweto zo bakoraga umukwabo bagenda basubiza umuntu mu rugo ngo ngende yambare inkweto ibaze ukabwira umuntu w'umusaza ukabona umuntu ukuze w'umugabo barimo baramukubitira kujya kwambara inkweto nagiye kuhava sigaye umusatsi wanjye usigaye usa no mu maso nyine ko n'amazi yaho na klima nyine hari ukuntu bibanza kugutonda nyine iyo ihinduye klima sometime nahise mvuga numva ndumiwe pe nahise mbona ubuzima buba butandukanye hari umushuti wanjye nabwiye ejo bundi twe turi kuvugana kuri telefone ni umushuti wacu noneho nari ndi kumubwira ukuntu nyine abantu babiri icyuye ngo abahanzi ntabwo yumva ukuntu umuntu ashobora kubira icyuya nyine nari ndi kumubwira ukuntu muri yarambwiye ngo nari ndi kumubaza ibintu akumbuye nyine mu Rwanda aje arambwira ngo akumbuye ngo kujya niba ari ngo gutega bisi ngo cyangwa akagenda akicara ahantu hari nk'ibitaka n'ibyatsi ibintu nk'ibyo nyine noneho ndangije nyine ndamubwira nuza muri Kigali nzakujyana ahantu bita Nyabugogo ko nyine aheruka nta kera cyane noneho nzakujyana ahantu bita Nyabugogo mu Nyabugogo zabera iki ndamubwira nyine haba hari bisi ku buryo abantu ugenda muri bisi mwegeranye harimo abantu banuka icyuya babize icyuya aramwatiye ndavuga ngo yamaze icyumweru cyose abikorera ubushakashatsi ngo umuntu abira icyuya gute ntabwo byumva ukuntu abira icyuya kikanuka kikagera muri si nta parufe zihaba nabwiye parufe ntabwo abantu bose babasha ngo deodora ntabwo ihenze ngo ni gute umuntu atakwafodinga deodora y'ibihumbi 2,000 ndamubwira bibaho ntabwo abyumva noneho yanze kumbaza ibintu byinshi kugira ngo wenda ntagira ngo arimo aribona cyangwa se ubwirasi umva umuntu wese azi wageze mu Rwanda yaramuhamagaraga umva nko mu Rwanda ngo hariho abantu babiri ibyuya ngo binuka nibyo yari kubaza abantu bose akamubwira ngo yiga njye nawe mubwira ngo ni filime ndi kumubwira none ibibazo ageze nk'aho hantu ibyo wabyumva ese ntabwo azi ko abantu barwara igikara ntabyamenye ibyo ngibyo nagiye kubimubwira ndavuga ati ibi ntabwo ari busobanukirwa arambaza ibintu byinshi kandi ari bushobore kumusobanurira nanjye ariko cyagora kugisobanura ndamwihorera sinigwa mubwira iby'igikara urumva umuntu utazi ko umuntu abira ibyuya binuka bikanuka like mukagenda mu nzira abantu bari kunuka ibyuya urumva igikara wakimusobanurira nahise mvuganisha yaba ngiye kumvuna mu mutwe ndamwihorera nanjye nari nzi yuko ko waba umeze kose niba uri umuntu urenze
kwikora mu uzikore mu kwaha inokiriza mu kwaha reka turangize iki kiganiro uvuye nk'ahantu wikore mu kwaha sinzi uwo ngo yakubwiye ibyo ngibyo kereka niba atisobanukiwe undi se wagenda watera intambwe imwe ukitera parufe ugatera indi ukitera parufe ntabwo ushaka ko wase mugira ntabwo kwabagira yamusobanurire bivuze ngo nta muntu ubaho nyine udashobora kugira icyo yakivuga abazungu n'Imana yabaremye mu ishusho yacu barabi nawe bitabaho umuzungu se abazungu barananuka cyane hari umuzungu wagucaho ukagira ubwoba ugati oya reka mubwire ezi hari icyo ndari gusobanukirwa aho ngaho kwitera parufe avuga iyo woze ukitera wenda akantu ukadeodora tugahumura iyo ubize icyuya ntabwo icyuya kiza gihumura nabi kukibira ushobora kukibira ariko ntabwo kiza kinuka ku buryo ushobora kubica ku muntu ngo yumve ahubwo hasohoka wa mwuka w'akadodo ariko ikibi ni ugufata ya dodo n'ukayisiga utoze niwe usanga nyine noneho wa mwuka mwiza wivanze n'umubi ugasanga ezira ntabwo ari kumva ukuntu ushobora guhumura mu kwaha nanjye narabigerageje iyo deodora muvuga katubayeho ntabwo ibintu iyo deodora muvuga nanjye warikisize ariko biranga ariko hari ukuntu umuntu tuvuga igihe njya nko kuzana akantu ku muhanda ariko nagaruka nawe wakwiyumva ugomba si neza byaratuka nihanagura buriya rero hari ibanga twakwibwira n'abadukurikiye like wenda baba baturutse mu ntara ko ntabwo ari ezira ubyumva gutya gusa ntabwo ari twe tubyumva gutya gusa haba hari n'abandi noneho bari n'inyuma yacu mu bitekerezo sibyo hari ibanga ryo kudahumura nabi cyangwa kudasohora umwuka mubi ni ukoga kenshi gashoboka ariko iyo ari nk'uburwayi noneho hari abantu njye nagiye ngira abantu benshi baza bakumfasha mu rugo akaza ugahita wumva nyine ahise gukubita icyuka cy'igikara sibyo ariko yamara nk'iminsi avuye nko mu cyaro urumva yamara nk'iminsi yamara nk'ibyumweru bibiri akaraba buri munsi si nko mwoge ngo kabiri ku munsi cyangwa kangahe ariko iyo woga buri munsi bya bintu birashira none ukayira kugeza n'icyuya nyine gisanzwe birashira mubiriho nanjye navuye mu cyaro nameze neza subiye i Kigali subiye mu cyaro naratashye njya gusura umukobwa nanjye umuntu twahuraga naramuhoberaga ukumva ugiye gupfa ntabwo byo rimwe abantu bose baba bakarabye cyane ariko yarambwira ati i Kigali kuko ntakuruka Kigali ubuzanye Kigali sinzi nese ati witeye parufe kandi ukogaga mu cyaro niko uga hano mu rugo nyine nakubwiye yuko wabava mu njerekani ni ukuvuga ngo iyo woze kenshi na cya gikara buriya kirashira gusa hari abantu nanone kiba gikabije cyane ariko hari imiti igenda ibivura ariko byose biterwa bizanwa no kugira gute no kudakaraba umuti wa mbere mwiza wihutisha kwirukana ako kuka kari kaba kameze indimu narabyumvishije indimu iyo uyisiga mu kwaha ntabwo icyo kintu kabisa unakaraba kirashira bishira vuba ariko umuti wa mbere ni ugukaraba kenshi noneho wakumva wenda byanga kuko nawe ngira umuntu aba yiyumva iyo umuntu adafite umwuka mwiza aba yiyumva hari igihe utiyumva nk'umuntu uri kukumva uvuge nk'ubu nkanjye ndwaye icyo gikara njyewe ntabwo mbyumva nk'uko wowe uri kunyumva sibyo birashoboka urabyumva cyangwa nawe ubyiyumvaho nanjye mbyiyumvaho iyo ntabwo wabyumva umuntu ukirwaye ntabwo ajya abyumva umuntu ukirwaye ntabwo yabyumva igikara
abo bari kumwe n'ubyumva ntabwo yabyumva ntabwo ndarige ntabwo amahitamo afite cyangwa se ikagira nk'ubunebwe n'urwo rugero nari nkuhaye ukareba umuntu boya ikintu kiba gihari umuntu wese ahava akagera wambaye umubiri burya ufite ukuntu nyine usabwa kuwitaho umubiri ntabwo ari ikintu ufata ngo uterere iyo ngiyo sibyo umubiri bisaba kuwitaho k'umubiri nabanga uri sinzi ukuntu nabyita nyine umubiri nyine uri active ku buryo umuntu wese uri normale ibyo bintu byose bishobora kumubaho nta nubwo ari kuvuga ngo uretse na bantu wa muntu utekereza ko ureba ukabona asa nka marayika pe nawe iyo abyutse byanga bikunda kubera ko hari microbe ziba mu kanwa niyo mpamvu habaho uburoso hakabaho kwiborosa nibyo bivuze ngo uretse umugabo wawe n'umugabo wawe nawe arabyumva ko nawe ni normal nawe arabyumva nawe urabyumva kuri we niyo mpamvu habaho kubyuka umuntu akiborosa utari borosa nyine nicyo nashatse ko iyo utari borosa kiba ari ikibazo niyo mpamvu mubwira ngo habahumura nabi no koga iyo utoga kiba ari ikibazo ariko iyo woga nubwo waba ufite burya ubundi burwayi wenda bujyanye n'ubwo bw'ibikara n'ibiki iyo woga byanga bikunda bigenda bishira mu kanwa na mu gitondo wabyuka akagira ntago umubiri uborosa rimwe ngo urekere iyo ngiyo bisaba ko ubikora buri gitondo bishoboye na buri nimugoroba ugiye kuryama no kugira ngo bikurinde kuba wagira indwara z'amenyo wagira ikindi umwana wese nubwo yaba ari mutoya umwana wese watangiye kurya byanga bikunda n'impamvu umwana nawe agira uburoso bwe umwana akagira korogate y'abana umwana wese watangiye kurya nawe byanga bikunda iyo abyutse hari oderi wumva itari nziza ku mwana nubwo waba uri nyene urabyumva nzi ko utabyumva ari umugabo barazi ko ngo utabyumva ari umugabo mu cyaro ntabwo batizanye uburoso cyaro naho arabira hasi nibyo nababwiye ntabwo batizanye uburoso hari ahantu nigeze kwibona rero byarabaye hano muri uyu mujyi wa Kigali twagiye keretse ahari nk'umugore n'umugabo oya nagiye ngewe ntaraba n'umugore nkiri umunyeshuri nkiri umukobwa twagiye ahantu kwa kundi twisanga nabyinaga muri drama twisanga ahantu tugomba guhurira tukahirirwa hari bube nyine noheri tukaza kubyina muri iryo joro turara rero mu rugo rumwe nyine rw'abantu nyine baba pasteur n'abapasiterine turaramo mu gitondo tubyutse cyane tujya koga nyine nk'abantu biteguye guhita bajya mu kanya nyine gukora uwo murimo kubyina mbona umushuti umwe muri bo ngo akira umwe yavuze ati uburoso twese twabwibagiwe umuntu wabwibutse ari umwe yanjye ubwo buroso bose baribrosheje abantu bose njye sinigeze mbukoresha niyo mpamvu mbivuze byarantunguye biranantangaza twese aho ngaho mbona ni ibintu biri normal nta nibirenze kajya yereza mu oya ni bibi kubera ko hari ibintu bidasangirwa burana biryango umugore n'umugabo bijya bibaho kenshi umugore n'umugabo hari igihe bibaho bisanze nk'ahantu like byo bijya bibaho kenshi ndabizi umugore n'umugabo bashobora gusharinga kuko n'ubundi baba basharinga ibintu byinshi literally imiryango wenda niyo myumvire umuntu aba afite n'abantu baraza kutubwira muri comment abantu bubatse cyangwa se abantu bafite aba boyfriend n'aba girlfriend bamuvinze in cyangwa se bahurira mu bintu byinshi bituma wenda bashaka kurarana bokuye ko wenda baba basharinga ibintu byinshi sindi bubivuge wenda hano si ngombwa ariko umukuru yabyumvishije ngira ngo wenda yumva ko n'uburoso bari bushaka kubusharinga bakagira iki nta kibazo ariko nabyo kiba ari ikibazo hari urukundo rugutwara ukumva ko ibintu byose nta winena undi ntabwo umwinena ariko impamvu ari bibi koko buri wese agira microbe ze mu kanwa zifite ukuntu zingana nuvuga ngo none nkuzanira microbe zanjye nawe wenda ufite ikibazo wenda cy'amenyo n'urugero cyangwa se nyifite ikibazo cyo kurwara iryinyo ngiye kugusharinga ibyo ngibyo byanga bikunda hari ingaruka zitari nziza bishobora kugeraho ubundi ikintu bita uburoso ikintu bita imyenda y'imbere haba ku bagabo cyangwa ku bagore ni ibintu kiba kiri personal ntago ugomba kugisharinga na mugenzi memo n'ubundi n'imyenda si myiza kuyisharinga si byiza kuyisharinga aho nk'abantu babana bo I don't know it's up to you ariko ubundi
n'imyenda si byiza kuyisharinga ko hari igihe usanga wa muntu urwaye igikara kikwanduje ibyo muri Kigali ariko Wiki. ntabwo azira twazarangiza kino kiganiro ni ukuburana mpaka rata bibi Kigali nta handi biba ibyo bibi Kigali cyane ntabwo basangira imyenda oya ahubwo barayisangira none se duhere ku nize amakaki murayazi iniforume yivana kwiga ukayama kera twigaga igitondo n'ikigoroba yivana kwiga ayagura akayijyana nawe yava ejo igitondo kandi nakuvuga ngo uravu iniforume urayimesa ngo uva kwiga ngo iki akayivana nanone ukayijyana mu gitondo gutyo kandi kandi n'urwara ikiganiro ntabwo kaza kugisoza uriya nuko utabimenya ariko uramutse wivuje mwasanga hari ibintu byinshi mwanduzanyije ngo nta kibazo ntabwo ashaka kubyemera Ezira ariko igihe hari cyo nuko isuku nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi mu buzima ariko usanga abantu kenshi buriya i Kigali amahirwe tugira nubwo abantu wenda bashobora kubyita ubwirasi ariko byibura i Kigali isuku irusha mu ntara abantu batuye like mu byaro aho twita mu byaro usanga byibura twege tubarushaho gakeya ko hari ibyaro usanga bataramenya no koga ngo ni iki kwibrosa byo aho hantu agiye gukorera umusaza yagucagaho yavuga ukumva ugiye nko gupfa itabi aba yakubisemo itabi ubugoro ibiki ugasanga ntayibrosa ubugoro namwe murabuzi amenyo yabaye umuhondo abantu rero bashaka ko tuzongera gutumira Ezira akatuganiriza baze kutwandikira muri comment ariko ikintu cya mbere nababwira nuko tugira isuku tugira umuco isuku ku mubiri yacu iyo utagize isuku ku mubiri wawe nta nubwo ushobora no kuyigira aho utuye ngo bishoboke isuku ihera kuri wowe n'abo muri kumwe hanyuma n'aho muri mukahakorera isuku murakoze sinzi niba Darlene hari cyarenzaho ahubwo numvaga nshaka Ezira agira icyo agenera abantu bo mu ntara ibanga wabarushije bari akuntu bambaye akawaita nihe nama wabaha nyuma yo kugera i Kigali ni nk'akaye ubu wa mwana wo mu cyaro yakwambara umupira ntahita uhindana imbere cyane byari ikibazo mu cyaro kinababwira ni ukutapanika ibintu ngo bumve ngo isuku ikorwa n'abanyakigali nyine nabo bumve ko bakaraba buri munsi isuku irabareba kuko nabo bafite ubuzima nk'ubwo abanyakigali bafite nabo bajye bakaraba nyine yego apana gukaraba ugiye kwa muganga gukaraba ugiye kwa muganga bakarabe buri gihe murakoze turashimira abantu bakurikiye ikiganiro cyacu niba cyabanejeje ukore like comment muduhe n'ibitekerezo icyo wifuza ko twazaganiraho umuntu wifuza wumva twatumira tukamuganiriza muze kutubwira ndagira ngo nongere nibutse abantu batarakora subscribe hanyuma mujye mukomeza kubikurikirana turabakunda cyane Ezira turagushimiye murakoze kwitabira ubutumire bwacu namwe murakoze gushima sigufitije inyoni Ezira niko ameze maze kubona ko ariko yimereye nuko nawe yagize serious n'icyakora akaje nzabivuga ubutaha warakaye ntabwo ndakazwa n'ubusa hari ubusa bwabaye hano murakoze murakaze cyane